hakuno sitakirepeta amana bana naririmba nk'umuntu w'umukora ritafanya Yesu taburuka bigenza avuga rimwe byose biremera none igikombe cyanjye kirasesekaye. Hello guys, turabashuje mu izina rya Yesu. Aha ni kuri Tesi. Uyu munsi rero turi mu mashimwe, twabazaniye umutumirwa mwese mukunda mwiza umukobwa w'iraso byiza mama Aposo. Amazina garahindutse intara y'ingore hagira indi gikundiro umusegege w'amase ku ikote mama Piana. Uyu munsi turakwakiriye ya ndisanze kuri Tesi na Nana. Asante kuri bashanga banjye bizewe basengeye bamenye Imana. Amen. muri bashanga banjye bizewe. Asante. Uyu munsi twaje kwakira mwiza, twaje kumureba ahari, muri kubona ahantu mbese ni mama Aposo. Twaje kumusura, amaze iminsi i Kigali, turavuga ngo reka uyu munsi tuze kumusura, tuje no kumwakira, kumuha ikaze kubera ko duherukanye gacagiye kumara kujya kuri airport. Aposo akimara kuza amaze kuvuka wese ugenda urongera ugaruka duhurira kuri airport. Ubu nibwo twongeye kandi kubona cyane turakwakiriye hano i Kigali. Nanjye ndishimye kwisanga especially no kuri channel yanyu. Tujye tubana mu bintu byinshi, out of camera muri inshuti zanjye. Aba ni bashanga banjye, inshuti zanjye bajya bavuga ngo turagusabye iki kintu ntabwo ushaka kugikora. Muri mu bantu mbese niyo nkoze ikintu mudashaka mba mvuga ni noneho Mutesi aranyica. Iyo mbonye message imbanza kumara amasaha 5 ndi gutekereza yumve cyangwa nyireke. Ubwo ngo muri mu bantu bagaciro, to be honest, ndabakunda. Ikindi turabana mu bibi no mu byiza. Nabyaye ndi mu bibazo, ndi muzima, ndi kuri vacation, muri abantu nyine banjye duhorana. Asante bo ku mutima. Uyu munsi rero muri vacation ariko wararuhutse ya biteye ubwoba. Arasa neza, ufite n'amakuru menshi. Uko ni ukuri kuri vacation se nayo Kigali yakuguye neza. Kigali yanguye, ndakumenyesha ko iminsi maze muri Kigali bwenge habe na bukeye. Ubu twaje kubwira mwiza yimuke uve Nairobi ni mu kajagari. Muri kwimana ndakumenyesha neza no mu masengesho ndi mu gusenga ndi mu kongere ryo kwa Ngomana. Ubu ntiwahindura ibihe kuko ni umuntu ave Nairobi azi Kigali. I Kigali hari abantu bakuze babasirimu bari Kigali, abantu bari mu bintu byabo, abagore bawugiye mu bintu byo ubuzima bwiza, kwikunda, kwitaho. Ariko Nairobi twahuye n'amasanganzira, twahuyeyo n'amasazi, twahuyeyo n'abatekamitwe, twahuyeyo n'abashikama, twahuyeyo n'abashonji. Kiriya gihugu kirimo amapepo yose y'ubwoko bwose. Turimo kumwe n'abajura, turi kumwe n'abatukanyi, turi kumwe n'abadayimoni bose bari Nairobi. Ibyiza birahari ariko nibi biri Nairobi. Ushaka ko ibi biri Nairobi bishu byiza. Oya Kigali twese twaje kukwakira, twaje kwatura muri uru rugo ngo utahe uzi w'i Kigali. Imana ikubakire Kigali ube mu mugwa. Papa Aposo turakwinginze. Amakuru gamasha hari abantu kubera ko mwiza agira igipindi cyinshi, abantu ko ni prank agari prank. Ntabwo muhamusanze musanze ntari ku cyose rero Papa Aposo twe yeme kandi gano wacu hano gadore hano ubu aha. Iyi si Papa Aposo n'abarabizi iyi narayiyambitse ngo numva ntago bayigoya bakubwiza n'amafoto turayafite sheri. Ntago wayiyambitse twege Papa Aposo turi kumwe nawe. Erega humura Papa Aposo yanteye inda, afite gano kuntera n'indi ubishuko byose ari kunkoresha kugira ngo kurutuka kuri Aposo ari kunshukashuka. Nze mureke Aposo yigira haruguru nibyo nyine mutazatuma umwana azinga. Ntashaka kuzinga ikigozi zagiye he. Uyabanzura zite ku mwana gake umukozi wo mwitaho aza kigozi
ashake papa we yatanze suggestion urupapuro rukomeza ruvuga ngo dukurikize umwana arashaje rero niba ashaka ko bamukurikiza rero nabanza kuzana i Kigali Nairobi ntituyishaka cyabona yebwe ntabwo undi mwana agomba kuvukira i Kigali Kigali dutaha mu cyane cyane uko niko kuri ariko kuko Nairobi hariho imirongo myinshi cyane ko Nairobi kujya abadirect bose baragiye bava ruguru bamabati bukari none se umeze ute tubwira amakuru nyuma yo kuzara yo kubyara uvuye hano i Kigali utahanye Apostle zari bifashe tubwire mpuya tubwira amakuru yo kubyara kugira iwacu bazavuga mpuya ha yo nyuma yo kuzara mbese nyuma yo kubyara yo kuzara unatubwira n'umunezero na morale wari ufite unatubwira n'ukuntu utahanye Apostle mu rugo byagenze welcome ni ukuvuga ngo niba aba ari ikintu ku isi cya mbere kibaho kiryoshye ni ukubyara umwana uwo mwamubyaranye amushaka cyane nawe wamubyaye umukeneye nta bintu byo guhatana ngo urumva ngo wayitwaye ngo utembe ubikuremo ngo cyangwa ngo twebwe twabyaye umwana wacu ari plan twabiteguye tubishaka turabyara ngira Imana papa Apostle aba ari umugabo mbese umugabo nyamugabo apana abangaba amapataro gusa yagutera inda akava kwihakana umugabo mu bikorwa umugabo uhamye we wama nyine ufata inshingano noneho ngize Imana ganama mubyara nyine urumva ge nabyaye umuhungu Imana ingirira ubutu kandi nawe niwe washaka kuva mbayeho amen kuva nzaye dore ngaho mbyare sasa n'umunsi nabyaye umuhungu ya muhungu ndamwaranje Christophe aramubarika amwatura amagambo ateye ubwoba y'umugisha amagambo aragenda umwana aramukurikira navuye hano muri Kigali abantu bansuye bamuhaye amafaranga agera muri miliyoni nk'izi z'amanyarwanda nta wamusura ngo ajye hasi y'amadolari 100 kandi nasuwe n'abantu nasuwe n'abantu hagera nk'umwe kandi abantu benshi bansuye simbazi ntabwo abantu benshi bansuye mbazi ntabwo nzi mbese abantu ndagukunda nyamwe wabyaye please reka nguhembe cyambere nige kuva none nishimye rega Imana yaguhaye igikundiro shari nasuye n'abantu b'ingeri zose mwaransuye mukabisho ku masengo yaransuye arampemba amafaranga Christophe yaransuye amafaranga abakristo ba Kalivari baransura abantu ingeri zose abadokiteri bambyaje hariya Mana yanjye sinzi uko nakubwira urumva ko Apostle yazanye umugisha Apostle yazanye umugisha ntashaka kukubwira noneho kuva umunsi Christophe ndakangurira abantu bose nukuri ko Imana Christophe kandi surwenya Apostle Christophe Sebagabo nukuri ko Imana ururimi rw'uriya mugabo ruriho ibintu muze mugende nukuri ko Imana basengera kandi uko ndakiranutse bitari mu urwenya nimubona ndanakijijwe neza gutya ndamashije nzaba nkijijwe kubera Christophe pe ugomba gukizwa ya turakizwa ma nukuri nyine hari utuntu jewe uyu munsi naje kwatuza intare y'ingori hari abantu banshyira muri kamera oya kamera uyu munsi naje kumwatuza turagwatuza uyu munsi uraza kutubwira yaha ariko uyu munsi twaje gusenga ngo uyu munsi Imana ihindure n'ururimi rutukana nabira byo gusubiza abantu bakubwiye nabi uyu munsi turanetrarije senga nuka naho ngo nawe ugasubiza izo karande turazisiga hano turayafunze amarembo y'akanwa turayafunze rwose hari icyigisho Apostle amaze iminsi atubwiriza Gitwaza urumva amarembo 6 ayo marembo ni ayahe ni umunwa ni amaso ni amatwi ni amaboko ni amaguru ni umucondo izo zose icyo cyigisho ndaza kukiguha cya Apostle ucumve neza wumve ukuntu Satani azayinjira muri ayo marembo kugira ngo umunwa utukane kuri kugira ngo amatwi bakubwira gusa umuntu ajya arakubwira gusa ibintu bibi kugira ngo ugira reaction ibirenge byawe uhaguruke uriya mwana ari kurira mu cyumba cyanjye Imana yangiriye ubuntu ziriya zari inzozi ngo njye ndyama ndi kureba hariya mbaye uko bizaba bimeze kuko uzasage kurereka urwego nabyo papa Apostle yuko icyumba kigomba kuba gifite umuryango ziriya meze nkari kuriyi apartment imeze niko bigomba kugenda kandi nabonye bishobokera nijoro naza nkoresha ibido nk'amatara nkigize ari amarido manini nkazana no ibido by'agatimba rikazana itara ryo hanze
nkareba ibintu nyine Imana ishimwe urumva uyu munsi rero uyu munsi nuko tugera Nairobi yego sheri bankorera icyo bita ngo ni welcoming baby twarayibonye kuri kw'Imana yo Uri na papa. noneho na papa kose ibi byumweru binge ndi ku cyokezo n'ubwenge habe na buke habe na bwa bundi bucyananga oya Imana ishimwe rwose icyokezo cy'urukundo ku buryo nsigaye mbona muri kigali nk'abantu turimo turi twenyine ngewe nabo twenyine ntabaturanyi ntaki turi twenyine ariko icyo nzi n'umwana wacu papa pose ariko azabona keyamani kuko ga kubona umugabo wari waratinze kumubona kandi umushaka nka kurya ko kubyara wari warabaze waragombye mama rwose ukankibariza wifuza ako kantu kubona umugabo atinze kumubona amagambo y'abantu hanze byagenze gute umugabo mumaranye iminsi ariko si ngombwa ko buri wese amumenya ariko tumaranye iminsi n'ubundi umugabo si uw'abantu bose si uw'abantu umugabo si karuwanyi mushyira kuri social media bamwibe batamujyana kuko nawe akakubwira buriya ndagira ngo umenyeshe ko ngewe umugabo wanjye n'inzozi za buri mugore n'abamutuka n'abagira gute baramwifuza baramubuze ese mwe imbaraga z'amagambo bagenda kuvugaho bagusebya hanze ibyo bikavana ngo gute erega we nunuka ngo ndi indaya sibyo tubona urugero ntanze nunuka ngo ndi indaya papa posa zitemutebo yanjye kuva mu gitondo kugeza nijoro ubwo se uvuze iki kuri nasense nta kintu uvuze ngewe umuntu ugomba kumenya ko ndiyo cyangwa ntariyo hinozi we yamaye azi ibyo ndi gukora azi aho nagiye azi ibyo niriwemo azi uko bimeze atanga rasiyo yishyura inzu yishyurira umwana ishuri aranyambika who are you you are just stupid who are there wasting your time nta kintu uvuze uri kungira gusa umusitari uri kunyamamaza kugira ngo abantu bose baze barebe ngo mwiza ninde ariko umuntu nyawo uzi uwo ndiwe he's there he knows me uyu munsi noneho ni ukuza guhindura tugomba guhindura uyu munsi ni uguhindura imvugo ugahindura imyitwarire ugahindura imigendere ugahindura kuko iyo umuntu n'ubundi yinjiye mu yindi sitati ugomba guhindura ibintu byawe byose sibyo buriya hari abantu baba bagufataho ijambo batanazi n'uko uteye buriya akazi ka social media biza bigora no kugahuza n'ubuzima njye n'ubuzima bwanjye abantu bazi hano ubwo batazi nibwo bwinshi ndakumenyesha ko ubwo muzi nta nubwo n'icya kabiri cy'ubuzima bwanjye mbamo niyo mpamvu uzasanga umuntu akubwira ati buriya mwiza wo kuri media twe tumuzi biratandukanye ntabwo uzi mwiza ubundi mumuzi kubera ko ubuzima butari bwo kuri social media nibwo tubamo igihe kirekire buragoye kugira ngo ubwishushanye ariko hano nshobora kuzana nkishushanya amasegonda bitewe n'inkuru nje kuvuga nkayivuga ko gishaka kugira ngo mbashe kuyipikinga ikiganiro nkora kitarenze iminota 30 umunsi ugira amasaha 20 ubwo se ase ubundi mwe reka tuvuge kuri social media hariya Nairobi kuko twebwe hano i Kigali ntabwo dukunda guhura n'ibyo bintu ntabyo duhura nabyo twebwe sinzi hari niba ariko twebwe buri bantu bakunda buri muntu wese akora ibyiwe ngira ngo twebwe ni oyi Kigali muri abasirimu mwese abantu benshi hano muri Kigali bigiye muri interna ikindi kintu abantu hano i Kigali ikibazo gikomeye cyane gikomeye hano abantu bize pedagogy ni bakeya none se ikibazo njye nifitiye ikibazo dufite hariya hino abantu barahurutse mu misozi gutya bama batibuka mu bandi bantu none se njye ikibazo mfite none se kuki bitangira hari igihe nyine abantu bashobora kumvikana bakavuga ati tukore kano kantu kugira ngo dukurure abantu baturebe bagire iki ariko mwebwe byarenze ntabwo byigeze bibaho ntabwo ari uko bimeze ntabwo byigeze bibaho none buriya ziriya nzangano ziva kuki njyewe ntabwo byigeze bimbaho gukora social media muri Kenya ngo tuvugane ngo dukore kino kintu ngo dutwike ntabwo byigeze biriya noneho aba ari inkuru zizi ahubwo njyewe naraje nza muri social media abantu batanzi kubera ko mu buzima busanzwe abantu banzi barabizi njye sindi umuntu ugenda first of all sindi n'umuntu ugira urugoma ngo nyine ngira urugomo nta rugomo ngira nari umuntu uhugiye mu kazi 24 hours ku buryo kumbona mu muhana kumenya ko nanahari bigoye ku buryo kumenya ubuzima bwanjye bwihariye bigoye uretse abaturanyi duturanye bazi ngo ndabyuka nkajya mu kazi nkagaruka nijoro none igihe naje kuri social media abantu batangira kubaririza uyu muntu nende none iyo ubajije umuntu abantu bakubwira ibiri negative ntabwo bakubwira ibiri positive none abagenzi banjye baza bumvisha already negativity about me
bashaka kunkoresha, they want to use me to get a views. Shaka kumbaza some challenge ibibazo nagiye mpura nabyo bitandukanye muzi babimbariza ku macano yabo, ndabibangira nkabatwikira nkababwira opinion zanjye numva, none ndavuga nti ibintu bimwe nanjye nzabivuga ku cano yanjye igihe nzaba nabifungura. Ndabikora mbikoze ntangiye kurebwa bagira ishyari, batangiye kugira ishyari batangira kunshoraho intambara. Abantu babona intambara bakagira ngo ni ugutwika, ariko ziriya ntambara zari real. ntabwo ari kwaho ni agatwiko ntabwo kigeze kaba. abantu bagenda noneho banshoyeho intambara nanjye mbashoraho intambara kubereka ko mbashobora. Bageraho ngo basizinga faya, babona urwego rw'intambara banshoragaho ntirushobora, bava muri rwa rwego bajya mu rundi rwego, still barananirwa, bava mu rwa kabiri bajya mu rwa gatatu, still baracyananirwa. rero icyo navuga rero muzicare mwese musabane imbabazi, birangiye kubera ko twese turi umwe, twese turavukana, uretse mwe twese turi abakobwa b'abanyamurenge, sibyo? Buriya icyo dufana kiruta icyo dufana, sibyo? Nukuri muzicare mwiyumve. mu buzima bwawe umuntu uzirinda, nubona umuntu mwagiranye ibibazo kubw'ishyari agufitiye, niyo wasabana imbabazi nayo bingana gute, n'ubundi end of the day akantu gato uzakora cyangwa achievement gato uzageraho kazamutera ishyari n'ubundi, kuko nikateye niyo miterere none amaherezo none se amaze azagenda uri kuzakomeza mubane gutyo gusa. ariko nyumvana na uwo muntu nikateye, uri kumva umuntu ukuntu ateye, uretse Yesu Kristo wenyine inshuti magara, ujya uza mu muntu agakora transformation akaguhindura wowe na nawe kera ugahindukana nawe ubu ngubu abantu bazi. Ngiye nk'umuntu niyo nagukora iki ntabwo ushobora guhinduka. So naje kubivumbura ko bari abantu baremye mu ishyari, baremye mu mutima mubi, no kuba nkunzwe gusa ari intambara kuri bo ari ikibazo. No niba mbyara umwana ku giti cyawe kiranuka, ku giti cyawe niba ngewe mbyara umwana bafite abana bafite n'abagabo kikababera ikigusha, ubwo ngo bafite ishyari rya rindi, umurozi aroga umwana we wakinanaga, aroga umwana w'umuturanyi wakinanaga n'uwiwe. none se mwe wowe uzababarire kubera gusa kari kateye, wowe uzibabarire ku giti cyawe. narababariye rero no kubavugaho ujye ubihorera nukuri nuko yego ndababarira sometime ukabona umuntu nyine yakomeje oya kamere turi abantu twambaye umubiri, kamere ikaza kugacumura, ariko njyewe most of time iyo ngiye gusenga nongera nkasaba Imana umutima wo kubabarira rwose kandi no kwibagirwa. n'igihe tugeze mu ngumwe, igihe tugezemo ubu nubwo abantu bajya birengagiza, tugeze mu gihe cy'imperuka, igihe tugezemo nicyo gukora neza, ugakora neza ukabana n'abantu neza, gerageza gukiranuka ku giti cyawe, uba umuntu mwiza, aho mufitanye ibibazo mugende mwiyunge, mugende musabane imbabazi. Iwe nakomeza kukwanga n'ubundi ntawe ujya uhatira umuntu ngo namukunde ku mbaraga, ntawe ujya uhatira umuntu ngo namuvuge neza, ariko by'iburyo wicara mu mutima bavuga ati ngewe mfite amahoro, uno muntu nubwo yagenda akantu kakamvuga ariko ngewe nta kibazo mufiteho. yereka mubwira ikintu amaze gutahura, abana ngo turi mu bihe by'imperuka, turi mu isi anytime any day, ibintu biraba, ushobora gupfa, ushobora intambara izo arizo zose, ko turi mu isi kandi ukazakenera abantu ndi mu kureba impfa abana bato bari mu gupfa. Uziko hano kuva nagera muri Kigali amaze kumbwira impfu zirenga zinga abana bapfa batarwaye, umuntu akaryama ari muzima akazuka yapfuye. Nge nari nk'iminsi nabayemo y'uburwayi, nkaryama ndi muzima, nariye ndi muzima, nagira saa 7 za nijoro babari bugatangira kuza, saa 8 za nijoro nkaremba, saa 9 nkaba ndi mu bitaro ndi ku madrip. Ndavuga nti burya gupfa birashoboka n'akanya gatoya. So ngewe ari ibintu byo nabwiye abantu, hari ibintu byinshi nkora nk'umuntu ushaka gupfisha mu gitondo, nubwo utu challenge ducamo abantu kugerageza undi muntu, ariko ngewe ubundi ubuzima ndimo kwiberamo sigaye mbaho nk'uwapfa vuba. Kubabarira umuntu wese kwikunda, kuryoherwa, gukunda cyane, kurema moment, kubaremera ibyo muzavuga in case ningutanga. Ntabwo nshaka ko bazaguhereza ijambo nguze kubeshya, ntabwo nshaka kuza kwendesha kuza kuvuga ibyabaye bihari. Oya rwose muri kumva ko mwiza ubu bari mu mwuka, mwiza ubu nkoramo ngezuye umuntu
ndetse abantu bajya bahura ariko ngiye gahunda ngo ni uguhinduka ubu ngubu abantu nibo yamhindura ubu noneho ugomba ikiza kigomba ni ukuri uzabaza ubuzima mbona nguhaye uruhushya uzabaza abantu oya twe twavuze bari close to oya twebwe ubuzima bwawe bayemo busanzwe turabuzi ahubwo social media niyo biza bitandukanye banahuye n'abadayimoni bakaba benshi kandi n'abantu bamenyereye ko mwiza aza tukana iriya nyanja ituze azavuga nabi iriya nyanja y'umwanya ituze bamenye ko iriya nyanja y'umwanya bamenye ko yahindutse niba kazakurira muri ya sura ya kera turisha inyanja turisha inyanja wa nyanja we tuza tubane turavukana tuza tubane inka yakora yasiba nahuye n'umugeni ndirimba yaradufashije ejo bundi umwana wanjye ngo agiye muri Amerika baratubonye sheri ndirimbaga niyo muri ndirimba ndirimba ako nawe ako nuzi kirepeta man none naririmba nk'umuntu w'umukora ritafasha Yesu taburuka bigenza avuga rimwe byose biremera none igikombe cyanjye kirasesekaye yewe wa mukobwa asukumira kuri amajwi yose arayashobora n'ukujya kwa Bihozagara akajya muri repetition na Bihozagara muri kumva ko mwiza ubu ngubu ibintu byahindutse abantu hari mwarambwiye ko nzi kamara umusengero ntabyo ruzi ko nabyo byafashije umutima wanjye nyine ko bitari mwarambwiye ni ukuri muzi ukuntu nkunda uriya mwana imyaka myinshi turabona n'abandi tuzaza gusura Nairobi nzakuzana kambabwira hano hari ukuntu twagiye tubabera abana b'ibirara tubabera abana tegera noneho mbona nyine hari ukuntu abantu batekereje baravuga ati abasegege tombe ariko ni ukuri kw'Imana nicaye mu izina ry'Imana abasegege dufite abantu bateye ubwoba none iyo tugeze mu banyempano nitwe ba mbere mu y'Imana kandi mu bagore bezaga bamaga mu ngo beza abagore beza baza bubaka n'abasegege impamo y'Imana ni ukuvuga ngo rero abantu ntabwo bazi ko n'abatubatse ntibubatse kubera ko umusegege tuzi umukoresha amajyanga uko bishakiye iyo ahuye n'umuntu wa kagahayo abasegege umuntu uvuga ngo umusegege ntaba muri reka nishime ngera mu nzu mfe abantu bavuge ngo nishime agomba kubahana nubona umusegege arubatse bari kumwe uzi umenya akanezerewe ni ukuvuga ngo aho batanezerewe niba Nairobi mwitegura indi sura nshi kuko ubu ngubu gajenege mu mahombo kondasenga kubaha Imana ni ngobwege kandi cyane icubahiro asekajya kandi ni akahe kazi kamugira iriya ako yarataragira n'amafaranga nzi ko amashatse n'umugore mwiza demaye ni mwiza nshuti magara niwe wenyine wankuye mu mwijima ndabihamya imbabazi ze yangiriye byo mwana w'umuntu imirimo Yesu bamererata imirimo Yesu bamererata ambereye maso nanone papa poso nawe zikamaroja muri papa poso twayimuririmbye jewe nuko n'impamo y'Imana ariko nakumenyesha ko narakunda noririmba barakwiye baza kutari mai waje kandi kamwe papa poso arabikunda cyane niba muzambara cyane buri weekend azangurira ihuzo nshasha uriya mugabo wa shangazi nawe ni ukuri none ahubwo noneho uyu munsi naje wakomeje kutubwira mpura noneho ndashaka tuganire noneho tuve mu rwenya hari amakuru maze iminsi numva ndavuga ngo reka tuze kuyaganira tugire urubyiruko inama cyane cyane abakobwa bari gushaka
ngira ngo twe dukunda kuvuga ku bintu by'umuryango cyane hari ibintu bisigaye byateye none nurusha amakuru ndatangara ngo abakobwa ngo kubera gukunda impiya amafaranga impiya se kashi gukunda kashi ibintu za karizari ngo ari muko akamayemera gusanga agashaka umugabo atamukunze tureke n'ibyo ba diaspora na hano akaba yashaka n'igisaza kimuruta cyangwa agashaka umudiyasipora atamukunze na gato akavuga ati njyewe nta rukundo rwose mufitiye icyo nshaka ni ukurya amafaranga ati kandi ikikwereka ko njyewe ntanamukunze ntituzabyara ntabwo tuzabyarana akajya mu rwego ariko tuzabana mu cyanda neza banasezerane mu murenge niho hantu ariko kubyara ko kudahari yakubyara ko udahari agahita agenda mu rugo yifungisha noneho ga bibiliya iratangaje yewe ejo bundi noneho natekereje kuri bibiliya iransiga uvuga ngo bibiliya urebe imyaka bibiliya imaze yanditswe imyaka irenga 2000 na ariko yakazivuga ibintu bizaba bakanaha ngo mu mitsi y'imperuka kandi twamatabona inkoni bizaba ni nka gutya bavugaga ibizaba muri vision 2020 twebwe tukaza tuvuga ngo nyine ko baravuga ariko uko bari nka story umuntu areba film akavuga ati nibyabaye kera mvuye muri bibiliya ndarangaye icyo kiza cy'urukundo garuka nabo baraseka barabera aho ikomeza noneho ga ari imbanze baduciyeho birebe noneho ga bibiliya ikavuga ngo mu minsi y'imperuka tuzobona ibintu turimo kubona tuzobona butingana mu minsi y'imperuka tuzobona n'uziyita Yesu yamaze avuga ngo ni Yesu yarabonetse muri Brezil mu minsi y'imperuka umugore azagenda avuga ngo njyewe ndi umugabo nsingira umugore kandi zarabaye ejo hari aho narindi hope ari ahantu yari yanjyanye mbona n'abakobwa babiri baricaye umwe karasoma undi isi yashize bari mu rukundo ku buryo umwe apfuye n'undi yapfa iyo ni iminsi y'imperuka bavuze iminsi y'imperuka ngo abantu bazakunda impiya umuntu ama amafaranga ambwire ngo genda wice nana genda ugire nabi nana amafaranga yamenwikira nibagirwe isano dufite nyina kabisirege mwene wacu nibagirwe ubuvandimwe name mbona nk'ubutabaho yeba impiya zibutire nana cyane kandi byarabaye bigarataye ni ukuri ko Imana byarabaye umuntu ari mu kwica umwana ureke ibi ngibi byanjye nayo tuvukana ngo urishanga umuntu ari mu kwica bonse ibere rimwe isenanye kubera amafaranga amashyari uvuga ngo turi mu kubona ni bya nyine bibiliya yavuze byo mu minsi y'imperuka ni nayo mpamvu ubu ngubu umuntu ntakiri mu gukunda umuntu umuntu ari mu kujya gukunda mbese umuntu ari mu kubona undi ubundi ntekereza ko urukundo twegura fast touch muri conversation tugira mu butuka kumva nkwiyumvamo kumva ndagukunda nkumva nabana nawe no mara waririze dufite tudafite uri mwiza ariko nkumva muri ngiye nkumva nakwicana niko ntekereza nkanjye mwiza oya nubundi niko bigenda niko ngewe mwiza ntekereza kubera ko niyo ngerageje gupretendinga kuba mu rukundo ntarurimo nza nduvamo vuba kuko birananira kubeshya ngo ndurimo ntarurimo biranga umutima kandi gaturi mu mahimba apfa mu mahimba wa mwana we umusege yavemo ayavamo noneho umugore w'iki gihe uri mu kureba amafaranga umukobwa umwana w'umukobwa akaba ari byo areba kurusha umugabo ni nayo mpamvu anahagera n'ubundi yabona n'undi afite menshi ahubwo usanga afite ikipe y'abagabo yarakusanyije iregeranye urumva ibari n'ubundi atagatiye ariko noneho uyu nguyu ahahumirize ni igitangaza siko naryamana n'umuntu umwaka kubera ifaranga ndi muri onapo twarasezeranye n'umugabo wanjye ngo ni mubi ariko ntashaka kubyarana umuntu aza buri nk'ikintu urumva yisige nyine ngewe ukuntu abonye turi mu minsi y'imbere nimutandukanye ahubwo bazajya banabika azajya mwicaza mwasiranye ivangamutungo azajya kwica namara kukwica asigana imitungo cyangwa se mutandukane mugabane imitungo none ngiye gushaka uwo ni umujura ni umujura bako noneho ntabwo akuvuze ni umujura abaraje kwiba imitungo kandi nyuma y'ubu bujura iyo yagize icyo ahibaho aragenda akora uburaya akazana hakagira abandi aza bakajya kuri ya mitungo ye kandi uzi ikibazo bano bakobwa bazi ngo nta ngaruka bizaba ingaruka rero izababaho
Umuswahili yaravuze ngo malipo ya kila kitu yenye unafanya, malipo ni hapa duniani kabla. Mbese ibintu byose dukora amalipo na ibintu byose ukora wibwira ngo ugatekereza ngo urishe nta muntu ubizi kuri n'impamo y'Imana. Umusaruro ni hano. Amarira abantu bararabarira ku bwawe. None hatarimo kwicuza. Burya turi abantu dufite imperfection side mu buzima bwacu. Agomba kuba ngo kuvuga ngo hano hantu nararengereye. Ukagenda ukagana n'umutima wawe nama. Ukatereka hano hantu narakoshe. Ugaca bugufi ugasaba imbabazi. Ukavuga ati noneho reka ngerageze. Kwa kundi wenda bivuga ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Uzisange wabigezemo ariko utabigambiriye kubikora. Ariko ikintu ukora ukakigambirira ukagishoramo imbaraga zawe zose n'umutima wawe wose, nukuri ko Imana mbere yuko uzabanza kugisha ugapanga ubukwe ugatumiza imiryango. Ikintu nyewe nzuva abantu Imana nayo ishaka kuguhana ukabyara umwana w'umuhungu. Same uko gutesa umwana w'undi muntu w'umuhungu wavuye gaho ngaho nawe wakazagukora noneho wifungishije ushobora guhura na sida hano nk'igihano cyangwa ukabura n'abo bana. ushobora kubura n'abo bana ukazapfa. Ntureba buriya twebwe twarabye dufite abana uzi ibyishimo by'umwana buriya nubwo yifungishije igihe amushaka ukamubura cyangwa se akagera ahantu wenda arwara agira ikibazo mu myaka yiwe y'abukuru akajya abura uwo yitabaza akajya abona abandi bari kwitabaza abana bari kubajyana mu bitaro bari kugira gute ibo biwe yabiciye mu nzu bakubitaho na bya bihano ugapfura nk'akabwa. Reka nkambaye story rero kandi uwo mukobwa ni mwene yavuye mu bice by'iwacu nawe yashatse ashaka umugabo nyine kuko ntabwo avanga umuntu ni mubi nyine ni isura yiwe. Njyewe iki kintu kakubwira nagukubita ntabwo ari mwiza ku isura. Nkubwire ni ukuri ko Imana nta mugabo mwiza nta sura y'umugabo mbibaho. None tugeraho ku bagabo kuko n'ubundi reka umugabo wese mwahuye umutima ukumva uramukunze abandi bajyabona ari kiba ariko ukabona ni cyiza kirashije kukubwira ngo giteye imbabazi uvuge ngo umugabo wawe ngo umugabo ni mwiza. Ikintu kijyanye n'urukundo uzahebure abandi ujya uvuga ati kiriya kigabo ni kikazona giteye imbabazi ukabona ntawe uri basa. Reka ntabwo ubuhana nta mugabo mubi kuri tubasinzira kubwira amakuru rero. Umugabo mubi ni hano mu mutwe. Ikindi umugabo umugemereka kubera abagabo babwira aho utovuga gutanga abakobwa ntihakunda amafaranga kurenza a man you have to work. Yego umugabo ukora ugomba kugiramo ikintu kijyanye na hano inyuma ikofero ntibemo impapuro kabiri mu tujyanye n'amafaranga kugira ngo ubashe gukora inshingano zawe neza. Mwabahungu mwe muri ko even n'umugore nawe ugomba kuba uyafite umugabo aho yashiriwe ukamwunganira. Ntabwo dushyigikira umwuka n'umudayimoni w'ubukene. Niba nta mafaranga ufite ashaka gusustainira ubuzima bwawe n'umugore n'abana bawe fata ibyo bikoresho byawe bizinge bika bagashaka amafaranga. Hari umwana w'umukobwa wambwiye hari umwana w'umukobwa wambwiye ngo umuhungu w'umukene sinjye wabivuze ni abakobwa ngo ni abakobwa ni Kigali ngo bavuga ngo umuhungu w'umukene. Kereka umuhungu w'umukene nemera umuhungu w'umukene nge nemera nimuhure muri abateenagers nimuhure muri abateenagers sibyo tuvuga imyaka 17 18 20 uhure n'umukobwa n'imyaka 16 18 mwese muri abana ubwo murakundanye n'urugero ace hano muzamuka urukundo rw'abadoresi turi gura kuri 40 uri gushaka imibereho urumva abakene nubwo uvaga wa mukobwa ngo ashaka umuhungu nyine ashaka umugabo w'umusaza nyine ariko nyine urumva ibavuga ko atari mwiza ariko iyo yakurikiye amafaranga urumva aramushatse ariko umwana w'umukobwa we ntabwo yigeze yifungisha. Niba ntiyifungishije aramutera inda arabyara akimara kuzara aramwica. Akimara kuzara nyina yaramuherekeje kwa muganga kugira urane yimaze kuzara ntubona ko kwa muganga atokwereka umwana dore umwana wawe dore umwana wabyaye ngo bapfuye akiryamye kuri ka gatanda. Uyu muntu wagiye kugise we nk'abakobwa mugende mwene ngo yararize ngo ararira ko atari zayaryama noneho nyina bakagira ngo abaganga bakabana ibyishimo yagize mubi urumva umwana mubi sabaho umugore uwo mukobwa ngo ararira bamukora ibyo bamukorera kwa muganga baramusohora mujyanye muri cya gitanda nyine imaze kubyara ngo ageze ararira nyine akamugase amakuru uri kuvuga ndayazi hano hepfo tubabyaye neza
kandi batakubaze kuraribwa se umwana atoya niki kiri kukuriza ati mama kurareba umwana nazaye ati mwana n'uwaje nyina arahumye nyina tigita gaciro umunyamureza nyina bamubwira ati n'uwawe ya umukobwa akabari ngo Yesu we si uwawe uyu mwana ni fotokopi na se neza ngo umukobwa bavuga ngo uruhinja rwawe ntibishoboka uruhinja rwawe utari guze cyane cyane ko ngo ntibishoboka none nanjye nagaramubwira ati none se wa mwana we waza ushaka umugabo wawe si ukwasa waza uganga uzabyara umwana udasa na se uyu mwana ugenda ukunda umwana ugira amahoro wewe shakira ureko bamwatire ku yayi wateko none ga ni kazarika satani Wede. ako none Wazugangaza na sekuru ngene bideze. bibaza kurira aho ukunda igiseke ryawe mbere yuko uyu mugabo ajana burundu zamaze kumva amagambo n'amanene njyewe ganza nyine ubwenge none bumwe budahari ni ukuri kw'Imana njye narabumye njye sindabona uruhinja rubi mbabwe nk'ibintu nkunda kuruhisha nankubita ngo yararize jyewe n'uruhinja rufite ibinyira ruza runtera imbabazi ngahurera ngapfa rwinyariye noneho rubona ibindi bindi noneho kwa kundi uruhinja ruba rukivuka ukuntu ruza rwita utuntu tw'umuhondo dufite umuhumuro utategereza ukuntu umeze biza bimpumurira neza nabwiye abantu niyo njenja kuvuka muri cya gace kurya uburyano mba naraburiye mama y'Imana kubera ko njye ni ukuri kw'Imana wo mu ijuru sindabona uruhinja umukuru w'umuntu wawe rero yararize cyane sindabona uruhinja njye noneho umwana bivuze ko umwana agenda imbabazi akiri mu nda ko kundi umwana kimwe kumva kabona wumva imbabazi zanjye sheri nawe yagize imbabazi njye ureba nk'ubu ngubu kuri aposto nigeze n'iminsi ibitaragera kubera gusa amatsiko umva rero ngo nukuri yari yaranyishe narakwereye narabugenda nayo nimbabereye mu mbage Dr. Kumwe wasaze Dr. Wanyine mu byara Christophe asezerana yo kwa Christophe bamwita ngo Futubenge bwese uyu mwana kari mu kuntera imigeri yenda kunturitse inda n'amatsiko aranyishe wambabare ubu mazi umwana nti arambwa ati wapfa umwana arabura basi icyumweru kimwe n'igice genda ukihangana umva nabaraga umunsi nkabwira nzungu uyu munsi biriciye 3 kubera gusa amatsiko ariko kubera umudayimoni buri mu muntu abantu bene umukobwa abafite umuzimu nta nubwo bakunze uwo mugabo n'undi umugore ahangaha haturi nca n'umusinzira oya ntuvuga amazina sheri nta mazina mvuga n'umusinzira yarashatswe mu baheto mujye mureka tubwize abantu kuri kandi iyo nkuru mba numva nzayikora iyo mbwaka kana kuri no chano nuko ngo ni umujinya unyishe yaragiye yanga kunywa imiti iyi miti tuma dutwite y'amavitamine nawe yari yaraje ngira ngo bongera amaraso imibereho n'umunsi wo kubyara akajya afunga amaguru bro kugira ngo umwana yice amaguru kubera ko Imana yavuze ngo umwana azabaho umwana aravuka ariko umwana avukana ikibazo agitewe na nyina umwana nikabazanga Afite ubwenge bubure. arangije wa mugore arahanabera akasamutwe atamwana arazamutanga kwasi umugabo wiwe niba utari wiringira kubyarana n'umuntu muryamanye mwajye mureka kutucagaraza none ko cyarenze ageza ni oya ndi kuvuga unibuta utashaka kubyarana n'umuntu ujangaritse guta amaguru yawe tuba honest wabiretse wayakoze rwose mwabakobwa noneho mwisubireho rwose ugerageza kuyikuramo iranga ariko muragereza gukuramo wagerageza kwishuri mu nda nawe mugapfana Imana yagitavuze ngo aravamo ntabwo ngaho to be honest ibintu byose umuntu abura ukuntu abisesengura kuko ni ibintu n'ubwicanyi bw'indengakamere n'ubugome buteye ubwoba ari ibintu abantu bakora by'ubugome ibintu byinshi turi mu kubona hari abantu bafite ubugome kandi byamutije ubuhoro yaje mu ndi muntu afite imbunda yakica umuntu afite uburozi yabutanga yabuze aho aburangura hari ibintu umuntu akora ngiye nkabigeranya n'umwicanyi wabuze ibyo kwicisha ngo yica abantu kuko sinumva ukuntu ikintu kimvuye mu nda umugore umwe Bugande yabyaye umwana abyara umwana avukana n'inzoka bibaho nyine ukabyara umwana ukabyara n'ikindi kinyamaswa bibaho bamwumva izo story barambwira ati reka twice kino kintu arambwira ati ikintu cyamvuye mu nda murakica gute nabwo nakica mugire mukiciraho ntareba umwana ukuvuye mu nda njyewe nkanjye akubonagwa n'ubugome n'uwo mfitanye ngo nuko washakanye n'umuntu udakunze ugeze ushaka wagiye gukurira kwicira umwana mu maguru amezi kugera ku mezi 9 wakuriyemo gutwara udakunda mwajye muri kubebera abantu gisi nshobora I can't wake up the morning to sleep with someone who I don't love ngomba kuryamana n'umuntu nkunze
even if njyewe nshaka kugira amahirwe make nkaryama nariga kuko unkunze utankunze nkabisanga mu nzira kutankunda akakureka ariko ngomba kuryamana n'umuntu utamfashe ku ngufu noneho please ngera gute gutwara inda y'umuntu nakunze okay nibizere ko nakoze ubwo bujenda ari byo kurikenda ryamana no kubyara kugera aho twita zawe nakoze uzuye bitinda gasana ibyo kutabyara byize ugafungira umwana mu maguru umwana kugeza uyu mubyeyi nawe azagirwaho urubanza kandi ntubona Imana nukuri azagirwaho urubanza kusha umwana kumugira debile wawe icyo si cyo kwirirwa uvuga icyo si cyo kwirirwa uvuga kandi nakubwiye nta mahoro azariko kakubwiye uwo kuba atanamufite ntibikuraho ko uwo mwana nabundi ari kumwana n'uwiwe n'ibindi byo bibwira tuzagera mu ijuru tuzasanga imirongo itonze y'abagore bisha abana abagore bakuyemo amada babona hari abatonze imirongo banyi n'abamarehemu nukuri abakobwa rero uyu munsi bakoze imirongo mu bintu bazatonda ari imirongo mbamara abajima ni imirongo kuko kandi ushingiye kuri iyi mirongo mu byo baratubwirije twe tumaze iminsi batubwira baratubwiye ngo mu ijuru rero hazaba hariho sikirini ntabwo yese aza kugira ngo ujye hariya uzaza uzaho bakubite ibintu byawe wenyine wamuvuga ati nkwiriye kuja hamwe amukata mu muriro wenyine ugwiciye ari ibyaha mu isi inzi neza ko nzarindamo muri nosi ibyo disiri neza ni very sure ko nzarindamo tuzakuramo inda ntabikoze hari ukwica hari ugukuramo inda ibyo ndisiri ndishuwa ndejejwe hari ukwica no kugambirira kwica ni very sure ibyo ngibyo ndisiri hari ubutinganyi izina rya Yesu Imana ihagarare ku bana bacu uwo murongo sinzanawureba apana no gutekereza kuba ndaramuka ngasanga abantu nkabakeka nkagenda ariko sinyenekereza ko bunamo urabona ari nk'ibintu ndi kurota hari ukuroga hari ukwica umugabo njyewe umuntu akica umuntu twaryamanye ku buriri gutya bugacya ari byanyine aka karwana niko nzazira ariko mani ni ukuri abakobwa uyu munsi twaje kubabwira ngo mugende mwongere mutekereze akanwa ko ndacyari kugasengera ibyo mubiba ibyo muzasarura hari ibintu ukora ukiri mutoya ukiri maraso ashyushye ukagira ngo ni agatwiko ngo kuratwika ngo kuremeza ngo nubwo nashaka ngo uriya ntamukunze ugatangira ukajya muri za wonapo ariko uzi kuvuga ngo ushutse umwana w'umusore arakoye akoze ubukwe murasezeranye warangiza ngo ugiye gufunga burundu ubwo bupagani ngo muzabyarana nawe ngo tuzabyarana nawe mugende mukizwe bagabanye ububandi bareke n'ukuri hari ukuntu abantu ibyaha mureke kubimara imbaraga John Lemba yapfiriye muri filime yiwe kandi ariwe wari star wayo akina filime ariwe mustar uyirimo uyikuriye wahize akaba ariwe uyipfiramo abandi batarayipfiramo uko bizaba bimeze ni ukuri abantu bagenda tuzasa ndi kurerekanwa ariko ni kwerekanwa tuzasa nawe ni ukuri bana mwe mufatiye telefone mwitaba uwo muntu abantu mwengaho gira inama urubyiruko nta yindi nama ni yayindi nkora nyibabwira nzaba yisubiramo mukunda Imana n'abantu asante kuko uramutse ukunda abantu n'Imana hari ibintu bimwe indangagaciro iba mu mutima ukunda abantu indangagaciro iza mu mutima ukunda Imana hari ibintu by'indengakamere utazakora kubera gusa gukunda Imana n'abantu yego kavuga ati ni ukuri Imana namenye noneho nanjye nubwo ndi umunyantege nkeya ntabwo nshobora kwica umuntu nubwo ndi umunyantege nkeya ntabwo nshaka kugambanira umuntu nubwo ndi umunyantege nkeya iyi nda y'amezi ane koko nyikuremo nubwo ndi umunyantege nkeya umwana wanjye nyine ukijajinga ushingiye kuko wowe uzi uteye ariko ko hari Imana wamenye kavuga ati ibi ngibi nanjye ntabwo ushobora banahaguruke bakore apana kuzabirirwa barerekerereza ngo nyuma yo gukora ukuri nubwo waba uri umunyantege nke nkanjye sigazayo akanya gatoya niyo kaba amasegonda 5 cyangwa umunota umwe kuganira n'Imana yawe njyewe kiri rwose umunota umwe wonyine ugira wonyine ukibuka ko nyine hari Imana yakuremye ni ukuri ko Imana yo mu ijuru umute no kubikurinze kugeza kino gihe kuwufata ntabwo ari nk'umunyadini ukiherera wenyine ku giti cyawe wenyine uriya munota ugifite ibintu byinshi ugukina cyane njye najyaga mbwira abantu nkababwira nagize urugomo rw'abana nyine uko umwana akura abana twese tugira urugomo niga muri interinete abana benshi bakanywa inzoga
niga i Bugande maze kugera muri adolescence nari nshaka inzoga bakanywa amatabi bakanywa za shisha ibintu byinshi cyane ariko iyo nageraga kuri icyo kintu nibukaga ijambo rimwe nkavuga ngo nakuriye muri famiye y'abarokore Imana nabonye iwacu nkavuga ngo nubwo nakora urugomo ibi ntabyo nzakora nyine ugomba kwibuka gusa kuzirikana gusa ko hari Imana yawe hari ibintu byinshi utazakora abantu bakizwe ubundi kuba mu Mana nibyo bya mbere ni ugukizwa kandi urubyiruko ruhaguruke rukore byamara nabibabwira nyaje gutahura abantu benshi nibumva ibyo abantu bavuga ko akamadini duhuje idini wenda ibyo bumva sibyo yumva urwego wumva wakirizwaho mute sibwo yumva ntabwo ushaka kubwira umuntu uri hariya wadanganyitse uyumva ibintu nkana bijya muri repetition kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru ariko wowe fata akanya kawe gatoya utekereze ku Mana yawe wewe wemeye cyane igukinyire kugira ibintu erega hari n'ibintu rwose wa mugani n'umuco hari naho umuntu akura n'umuco pe ariko ndabizi kandi bakorera mu mafamiye tugira na za kirazira hari ibyo nyine ugatoke bino nabikoze ariko none ibingibi dutoragura ibi noneho mu banyamurenge ni ukuri kw'Imana ibirabaho none ibingibi byo Yesu we nubwo tugenda dutoragura n'umunyamurenge wa Mana we n'undi nubwo twatora yarivanze gatugenda dutoragura nanyaraho ngera nkavuga cyane ndi umunyamurenge nakabije oya nkati ndi umunyamurenge ko nukuri rero bavandimwe rubyiruko bana bacu mugende mwisubireho ibyo bintu mureke gukunda amafaranga cyane kurusha abantu uzasanga ari wowe uri kwihamukira cyane kuko uwo muvumo uzakugendaho nunaje no mu rundi rugo bizabagiraho ingaruka ntabwo wagira amahoro ntabwo umuntu ajya avuga ngo ufate usenye ubuzima bwa mugenzi wawe ngo urakunda ibintu biza bishirashire mbese buri muntu wese mu mutima nama utajya gukora ikintu kibi umutima ujya wumva nyine ko hari ikintu nyine kigomba kugaruka cyane Imana ibaha umugisha nawe zivuge sheri zivuge vuga inama sheri inama ngira bagira bagende bakizwe neza bajye ku musaraba bagende bakizwe rwose niba wumva unaniwe ariko umuntu agaragara avuga ati iki kintu cyananiye ukora nk'ikintu ko kino kintu cyarananiye ariko buriya nta muntu usenga ikintu kuko bavuze nta sengesho ry'umunyagara rihaba ukuntu kwa kundi mwiza bavuze umuntu utuye gusa imbere y'Imana hari ikintu ujya ukora ikintu uduhembera cyane kandi nibazazabona no gushaka ibyo bintu turabujije yo gushaka ngo genda ushaka uwo wakunze ese ayo mafaranga ushobora no kumushaka n'ayo mafaranga ntuyabone n'ubwo buhemuga Imana izamukubaza ntubone n'amahoro sibyo kandi n'ibintu mwihaye ngo njye nzamushaka ngo nashaka we ngo abe ari umusaza ngo cyangwa ameze ngo azapfa ngo mbisigaremo ninde se akwiye ko azapfa cyane wari kirara ngo Imana izamuhiga kuko afite ifaranga rwose gushaka nta mikino ibamo abantu mureke gukinisha ingo ahubwo mubitekerezeho cyane Imana ibahe umugisha mwiza turagushimiye cyane Imana ikomeze ikugirire neza n'abana bawe n'urugo rwawe ikomeze ikwagure uzaza kugusura Nairobi yarakoze